turabashimiye cyane kandi turabasuhuje, twongeye kubabwira ngo mwaramutse neza, mwiriwe neza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'aho mudukurikira muri. Ni Daniel Byiringiro, turi kuri IBTC Production Services platform tuboneraho amakuru menshi y'ishuri rya IBTC, rya shuri ryabaye ikirangire mu byo kwigisha gukamera, gufotora, gukora amadesign y'ibyapa, kwigisha ubukanishi bwa moto mu buryo bugezweho bwa online, byinshi byatunguye abantu benshi n'ibindi bintu byinshi cyane dukora kuri IBTC. Turabashimiye ko mwasubscribinze kubera ko bituma mubona amakuru menshi yacu kandi bigatuma mumenya n'ibyo dukora ku buryo buboroheye cyane. Ndi Daniel Byiringiro, twongeye kwakira umutumirwa muri studio. Meze neza? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Amakuru ya? Amakuru ni meza. Mwatwibwira? Nitwa Imana Cleophas. Yego. Mu rugo ni mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashyi. Umurenge wa Ruhashyi. Yego. Ubwo umudugudu wo ntiwawutubwira? Umudugudu ni Agashara. Hanyuma Habima, kuva i Huye kugera i Kigali ubu twicaranye kuri IBTC Film and Design School, turi kwa Rubangura, abahaze muri etaje ya 4 mu muryango wa 106, niho dukorera. Ubu kuva i Huye ugera i Kigali ni amakuru ki? Ni amahoro? Ni amahoro. Ni amahoro kuko narinje kubabwira buryo nize mekanike online. Mekanike ya moto. Mekanike ya moto. Buretse kuharenga aho hantu nta kibazo. Hanyuma banza duha amakuru y'Ihuye. Imeze gute? Namwe iyi mpeshyi iri gucishamo ikazamo n'akavura? Yego. Imeze neza nta kibazo. Akavura karagwa n'akazuba gake biringaniye nyine. Hanyuma Habima, ngaho tubwira. Wize ubukanishi bwa moto mu buryo bwa online. Ku bantu batabizi, ni platform ya IBTC aho dukoresha y3/IBTC Film School, ni y3/IBTC_e-learning.com. ubwo niho Habimana yize aciye. Hanyuma duhe amateka cyangwa se use n'utwinjiza ubundi mbere yuko ujya gutekereza n'ibyo kwiga gukanika moto, wabyumvishe hehe? Ibintu byaje gute? Duha amakuru yawe. Ni ukuvuga ngo nabyumvise kuri radio. Niba byiza natubwira nimba nayibuka. Nabyumvise kuri Ketrade. Maze kubyumva bavuga nomero ndazifata. Ibyo bintu ni byiza, numva nanjye shaka kwiga. Ndangije ndahamagara. Maze guhamagara bampa inzira bicamo, bampa uko bigenda. Ndangije ndishyura. Ubundi bafungurira amasomo kuri telefone ndiga, ariko nabanje kumuhamagara nabona telefone nini. Ndangije ndamubwira ati uyu munsi uyu nzaba nabonye telefone, nzaguhamagara umbwire buryo ki nishyura, amanumero ya konti nishyiriraho. Ndangiza afungurira amasomo ndiga nta kibazo. Yego. Ngaho tubwira amasomo wasanzeho yari ameze ate? Ese icyongereza uracyumva? Nimba yari mu cyongereza bitubwira. Ese yari amajwi? Tubwire, ndashaka kwiza. Kuvuga ngo ni amajwi n'amashusho. Yego. Ariko biri mu Kinyarwanda. Biri mu Kinyarwanda. Akantu kose bakavuga mu Kinyarwanda. PS yose bayikubwira mu Kinyarwanda. Bakakubwira ibice bigize moteri. Ukabikurikira. Ni ukuvuga ngo haba hariho uduce 13, chapitre 13. Yego. Guhera ku kambere rero ugakurikira, wakarangiza ukajya ku ka kabiri, gutyo kugeza igihe uturangirije. Waturangiza ugifite umwanya ukongera ugatangira ku kambere nanone kugira ngo ubyumve neza. Ni ukuvuga ngo ugura internet y'ukwezi, noneho igihe ubonye umwanya, ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe runaka wenda ngo baragutegeka ngo uzaza wiga amasaha ya nayo. Ni ukuvuga ngo wowe igihe ufite umwanya ujya kuri telefone ukiga. Wabyize igihe kingana iki wogeranije? Ni ukuvuga ngo nabyize ukwezi kumwe. Maze kwiga ukwezi kumwe, maze kurangiza
ndamubwira ko narangije, anyohereza impapuro zisaba stage, mpita gushaka igaraje, bereka impapuro z'aho nize, barambaza ariko se ko tubona impapuro uzanye ari iza mekanike ya moto, hari ishuri ryigisha mekanike ya moto? nyine ntabwo bazi ko iryo shuri rinabaho. ababwira ati rirahari. Riba hehe? Urabona mu karere ka Huye, abakanishi baho nyine ntabwo bazi ko naho babyigisha, mbega uretse nka kwa kundi umuntu ajya kubyiga wenda mu igaraje runaka, ariko nta shuri rihari bavuga ngo rirabyigisha. Ndangije rero ababwira ati rirahari i Kigali. Si iryo shuri ryitwa ngo iki ko ntaryo tuzi? Ndaribabwira ko ari IBTC. Baratangara cyane kubera nyine batari bazi ko hari ishuri ryigisha mekanike ya moto, bamenyereye amagaraje y'imodoka. Niko nguko. Hanyuma watubwiye ko wateje telefone, ese ni ubuhe bwoko bwa telefone? Kimwe watubwira ngo interineti, ugura interineti yangahe? None niba na ngombwa utubwize ukuri, ubwira abantu, ubabwize ukuri amafaranga wigiye nta kintu bitwaye, sibyo? Turajya twumve depanse watakaje, no tuze kujya no ku musaruro uri gusarura muri iyi minsi ya none. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari amafaranga menshi ukurikije wenda nuko wajya kubyiga mu igaraje wagiyeyo n'umwanya uba wataye. Ntabwo ari amafaranga menshi, ni ibihumbi 100. Ibihumbi 100. Hanyuma interineti waguze yangahe? Interineti ni ibihumbi 3 yandi y'ukwezi kose ya sosiyete tudashatse kuvuga cyane, sibyo? Noneho telefone wakoreshaga telefone imeze ite? Nakoreshaga ni smartphone. Zino zisanzwe twese dukoresha. Zisanzwe, smartphone isanzwe. Ngaho sa n'utugira nko mu minota wenda nk'itanu, utubwire mu masomo wize ukuntu tungeye moto, kumbwira moto ikintu nyizo ni casque na cyaje kijyamo essence hari wenda n'amapine cyakoze wagaragara n'umuntu wese nyine w'umuturage nkatwe twese twamenye ibyari. Sa n'udushyira mu ishuri rya moto nk'iminota 5. Ni ukuvuga ngo ikintu nize ni moteri ya moto uko ikora. Moteri igira ibipande 3. Igipande cyo ku ruhande kiba cy'ibumoso, ariya kuri roviye aho bashyiramo vitesi. Hariya habamo ibyuma bibiri. Habamo icyuma cyita varamanyeto, hakabamo n'icyuma cyitwa bobine. Iyo bobine rero niyo ikorana n'icyo cyuma, nibyo bibyara umuriro watsa moto. Iyo uteye umugeri moto ikaka. Kwa kundi ufata umuriro uteye umugeri gusa moto ikaka. Cya cyuma cyitwa varamanyeto cyo gihita cyikaraga kuko kiba gifite sumaku. Noneho iriya bobine iba imeze nahita nk'iriya mashini isudira, igatwikaho. ntabwo itwikaho kubera imbaraga kiba cyikaragana, kiba gifite na sumaku, gishaka gufatana na cya kindi, cyo kiba kimeze nk'icyambayemo. Gishaka gufatana na cya kindi, noneho bigahita bibyara imbaraga zatsa umuriro. Yego. Noneho umuriro uhita uzamuka, iyo bobine ibirimo insinga. Izo nsinga haba hari izijya gucaginga batiri n'izatsa moto. Noneho rero iyo ushyiramo vitesi, hari akuma gahita kazamura kitwa furusheti, gahita kikaraga imba ari vitesi ya mbere ushyizemo, bigahita bijyamo. Hari udupinyo 3 two bita buwate vitesi. Ubwo bire kwimbura yaje moto ihita igenda. Ibyo byose wize nibyo muri moteri wizeho uburyo wabikoreye. Noneho cya gice cya kabiri rero gikurikiraho nicyo kiba kirimo iyo buwate vitesi, niho habamo amapinyo ya buwate vitesi. Noneho icyo hirya gihera kuri kariya batera umugeri, iriya roviye, hariya batera umugeri haba harimo disike
na paranto na regaraje ya emburiyage, byose niho biba biri. Noneho hakaba harimo na pisito umukono wa biyeri, wo ucometseho pisito, kandi pisito nano ibicometse muri serenderi. Ubwo turacyari hasi kuri moteri, kandi y'ikirenge tu iriya moteri yo hasi nyine. Noneho izamutse hejuru aho harimo pisito ni muri serenderi. Iyo uzamutse hejuru aho twakwita ku mutwe wa moteri bayita kirasi. Kirasi rero ibiri mu iki, kirasi ibirimo akuma bita aruburacamu, irimo utwuma tubiri bita sipapu, irimo utundi tubiri bita kiribiteri. Noneho izo sipapu, iriya aruburacamu niyo ikoresha ziriya sipapu. Sipapu imwe inini ibirekura esansi, ariko igera aho ngaho yabaye umwuka, ntago ibikiri esansi. Ibirekura esansi, noneho indi sipapu imwe isohora umwotsi muri shampo. Ni nk'uruhumekero mbega. Noneho za kiribiteri za kiribiteri ziba ari ebyiri, kamwe kaba kari gukoma ku mutwe umwe wa sipapu, n'akandi kikaraga gakubita ku mutwe umwe wa sipapu. Ariko ni ukuvuga ngo haba harimo n'udupira twa sipapu, harimo na ruruma, kuko urumva ibintu biba byikaraga byose muri moteri biba bifite ruruma bigenderaho. Ubundi ni ibintu byinshi, ni nk'uko umutwe w'umuntu ukora mbega. Ntacyo mbere ko tujya ku bindi wenda bijyanye n'ibyo wize nko gukanika, ariko no mu mapine murahakanika cyangwa hari ubukanishi bwo ni byinshi cyane. Wenda ntabwo tujya muri tekinike nyinshi cyane, ariko ibyo bintu byose wabyize online. Nabyize online. Ni ukuvuga ngo mu ipine y'imbere haba harimo inuze, hari igice kigizwe na tamburu, hari n'igice kigizwe na furasika, noneho hakabamo na bandeferi mu ipine y'imbere. No muri inyuma rero ni uko naho habamo bandeferi, hakaba n'igice cya furasika n'igice cya tamburu. Noneho inyuma ho haba harimo n'udupira dutuma iriya tamburu na furasika bidakoranaho ngo byikubane. Ibyo byose uba warimenye uburyo babicangacanga ukabivura tu. So rero ndi kumwe na Habimana, yasoje amasomo ye mu bijyanye no kwiga mekanike, ariko mekanike ya moto by'umwihariko, kandi ni amasomo yize mu Kinyarwanda akoresheje platform ya IBTC, abikurikirana neza mu gihe cy'ukwezi kumwe aba arabimenye. Nawe ushaka kwiga n'aka kandi turi kuvugana, andika /IBTC akanyerezwa ni ka karongo ko hejuru e-learning.com, cyangwa se tuhamagara kuri direct kuri iyo nimero 0784 16 58 47, nawe utangire wige ku mafaranga make cyane kandi wigukanishi bwa moto. Habima, hari ikintu turaza kuvugaho mu kanya tugiye mu buryo bw'amafaranga, kuko ntabwo mbeshye hari abandi bawe nawe nabaje bambwira ati sari ishuri rya moto ribaho, batese ati ari umutipe nabazaga rwose ni mwambwira ati wafitwe ni mu garage ati nta shuri rya moto ribaho. Amwereka kuri telefone uko IBTC amasomo yateguye uko bigenda, ati numva ari ubwa mbere mbyumvishe. Hanyuma tubwire ugereranije mu mudugudu utahamo, kuko iyi projet nabashe kuganira na boss wa IBTC, ambwira impamvu yayikoze ko nta shuri rya moto ribaho, abenshi bajya mu garage. Wenda nk'abantu basanze bahaba bamara igihe kingana iki muri la garage bagira ngo bige? Ni ukuvuga ngo hari umwana nasanzemo amazemo amezi 6. Amezi 6? Kandi wowe warabyize? Hari n'undi nasanze amazemo umwaka. Umwaka? Turaganira ndijijisha nyine ndamubaza, ariko se izi sipapu zimara iki muri kirasi? Arangije arambwira ngo shanga nanjye ntago mbizi.
ntabwo bizi, ntabwo mbizi. N'amezi yose umaze hano, ati none se ko baza babibereye mu kazi bahita bigendera, baza bafungura bakubwira ati fungura hano duteranye, bakikorera amafaranga bakigendera, yabona umwanya wo kwirirwa gusobanurira. Yamubwira ati rero, ati izi SPAP ikintu zimaze, imwe irekura esansi, indi ikarekura umuriro, umwotsi uca muri shampo. Nicyo zimaze cyane. None se ndamubwira iya arubura kamuyo uzi ikintu imaze? Ati wapi, nabyo nabyumvise, nabyo ndamusobanurira. Ndamubwira ati none se we kuje vuba, ati wabyize hehe, wabigiwe n'iki? Ko numva ubizi kundi. Ndamubwira njyewe nabyize mu ishuri. Yego nyine ntago wabwira umuntu, ntago umuntu wamuri kuganira ngo umubwire byose uricecekeye. Ndamubwira ko nabyize mu ishuri. Ndamubwira ati se wabyize mu ishuri rya hehe? Ndamubwira ati ni iry'i Kigali. Ubu nanjye mbyiga mu ishuri bitewe n'amezi maze hano, ubu nanjye baba baza byibuze bakampa akazi. Yego. Urumva ko ngaho mbashe kubona ikigereranyo, kuko urumva ikintu cya mbere ni ukumenya amakuru ya nyayo y'ibyo uko bikora, ukanza ukamenya teori yabyo, ukabona kujya kubikora muri pratique, ukamenya PS kose icyo kamaze muri moto naho gafungwa. Ubundi iyo wamaze ikintu cya mbere, niyo waba utarize ariko wumva ikinyarwanda unareba, wumva gusa unareba, ibintu byose wabifata urabipratika byoroshye cyane. Kuko iyo bagiye gufungura moteri, bafungura n'ubundi utuntu twose utuzi, uzi aho tuba, uzi icyo dukora, uzi icyo tumaze, ku buryo buri kantu buri gapiyesi kose ukazi, uzi naho kagomba gufunga. Hanyuma reka nkujyane mu mateka makeya. Habima, uyu mushinga bose ajye kuwutekerezaho, twaraganiriye mbere, twateza ukuntu mu mudugudu, we buraza kuba mu mudugudu w'iwanyu haba hatanka moto byibura inyinshi, reka tuve inkeya, ari nka moto nka 7 mu mudugudu mw'uyo hano dutuye mu isibo kwa mudugudu, sibyo? Ubwo nimba nk'umudugudu ugizwe n'amasibo 7, ushobora gusanga buri sibo ifite moto itanu. Noneho kandi tukavuga ko turi gukora uburyo urubyiruko rwabona akazi, kandi urabizi ko abantu benshi ntabwo babasha kugira amahirwe yo kwiga cyangwa se ngo basoze, ariko ubukanishi bwa moto ntabwo usaba kuba ufite amadiploma arenze, sibyo? Noneho twavuga tuti iriya moto, ziriya moto zitahara muri uriya mudugudu, ziriya moto zitaha muri uriya mudugudu, umuntu ashobora kuhakora igaraje rye rizakanika rya za moto, sibyo? Cyangwa akaba ari nk'abantu nka 5 biteranya n'umudugudu wabishyurira minerivare cyangwa no ku murenge, cyangwa nabo bakishyura ko amafaranga make. Noneho iryo garaje rikaba riri ahantu hafi ku muhanda, hatamuka n'andi moto kuri main road cyangwa se umuhanda rusange mukuru, ku buryo apana kujya bagiye mu migi no hirya ibyo baraza kutugeranya, maze urebe ukuntu mu midugudu yose yo mu Rwanda haba hari amagaraje akanika moto, kandi bararize ku mafaranga makeya, gutya bino bya online muri IBTC. Ngaho tubwiye mu mudugudu wanyu, mu mudugudu wanyu aho hatanga moto zingahe? None tubwire abamotari bajya gukanika mu igaraje, bagenda ibirometero bingahe kugira bagere ku igaraje? Ni ukuvuga ngo abamotari b'iwacu ahantu bajya gukoresha moto, umugenzi iyo ari umugenzi ajyanye byibuze amuha inoti ya 2. Nuba ko umumotari akora urwo rugendo rungana gutyo ajya gukanikisha moto yaho ngaho. No mu mudugudu wanyu hatanga moto zingahe? Hataha moto 5 byibuze. 5. Nkawe wamaze kubyiga, urumva nk'umushinga ugiye gutwakorera? N'ubu nkanjye yamaze kubyiga, ngiye gushaka ukuntu nakorera, kubera iwacu hari ahantu hari santere ikomeye, numva nashinga igaraje aba ariho nkorera. Kandi wabone ko hari amamoto menshi. Hari amamoto menshi, hari n'isoko rikomeye. Yego. Kandi ni ukuvuga ngo abantu bahakorera ni bamwe bakora tugare, akaza umuntu akamubwira ati mfungurira hano rero moto yanjye icyo yabaye, ariko atarabyiza, atajya kuroviza moteri ngo yinjiremo mye, ari bimwe yize nyine akora amagare aho ngaho
ku gasantere. Atari ukuvuga ngo ni umuntu wabyize wenda mu ishuri ngo azi iki ngo gikora gutya, iki gikora gutya. Ni abo ngabo bahibereye. Iyo bashatse umuntu uroviza moteri bajya bafata ibyo bintu, afata urugendo yashaka bimutwara umunsi wose, ariko ajye aho ngaho nyine. nose Habima, wenda tugenda tunerekeza ku musozo, tubwire ubu wabaye mu igaraje banza tubwire wakoze stage igihe kingana iki, ukora IBTC baguhaye certificate yawe, wasoje ubyumvishe neza, tubwire no tujye twinjira mu mafaranga yabyo deep, buryo n'umuntu ugiye kwishyura amafaranga ye ushaka kwiga nkuko nawe wize nko kuri uduha ubuhamya, amenye amafaranga azavana. Mutubwire warasoje baguhaye certificate cyangwa kuguhaye admission yo tujya ku igaraje, bimeze gute? Yagiye narasoje certificate bari batarayima, ariko ubu ngubu ndahita nyitahana. Nta bintu bikaze ko kwiga hariya, aho kugira ngo umwanya wawe ujya mu igaraje umarayo umwaka nta kintu uramenya. Umwaka nta kintu urafata, wafata umwanya ukiga online wikorera n'ibindi. Ntabwo bikubuza akazi kawe. Igihe uboneye umwanya wicara ahantu ukambara ekuteri, nta muntu ugusakuriza, ukabikurikira, ugafata agakaye n'ikaramu, akantu wumvise k'ubwenge utasobanukiwe neza ukakandika, cyangwa se aho wumvise utari kumva neza ugasubiza inyuma, kuko ni ibintu biba bishoboka. Ukabikurikira gutyo utiriwe uta umwanya wawe. Uvuga ngo stage iyo ushatse hari uragenda ukaka stage y'amezi 2, ariko jye natsi y'ukwezi kumwe, kuko ibintu warabyumvaga ari gushyira nta mpamvu yo kwirirwa njya gutindayo. Njyewe ni ukujya muri stage kugira ngo ni nko kwimenyereza gufunga no gufungura, none ufata amasupani byanyu gukora na moteri wirovizamo neza. Aho tubwire ko wabonye amafaranga bishyuraga mu igaraje, bigira amafaranga koko? Biriya bintu bigira amafaranga. Ni ukuvuga ngo umuntu yaje kuroviza moteri byibuze ntabwo ashobora kujya munsi y'ibihumbi 30. Yego. Hari n'igihe ushaka kuza ari n'umubosi wamubwira turama 50, akubwira ngo nta kibazo, kuko biba ari ukwishwanyaguza yose. PS twapfuye ukadukuramo ugashyiramo utundi dushyashya. Nibyo bita kumena amavuta? Nibyo bita kuroviza moteri. Kumena amavuta ni kwa kundi amavuta aba yashaje, ugafungura munsi ukamena amavuta utiri uhambura moteri yose. Nabyo kandi ni amafaranga. Kumena amavuta nabyo ni amafaranga. Ngaho tubwire nk'umuntu yakwibarira nk'umushahara wangaye ku kwezi aramutse yize muri IBTC, akiga online aciye kuri wa3ibtc_ibtc_e-learning.com, cyangwa se akaduhamagara kuri 0784 tubwira amafaranga yize ukwezi kumwe. Tubwira amafaranga akajya no muri iyo stage wenda y'ukwezi cyangwa ibyumweru 2 ubona amezi 2, sibyo? Aho kujya ajya guta umwaka mu igaraje atazi n'amaterime bakoresha, akabyiga muri IBTC, sibyo? Ni amafaranga yatangira gukorera ku kwezi, wenda amaze kumetiriza kumetiriza byibuze ku kwezi ntabwo wajya munsi y'ibihumbi 300 ku kwezi. Ufite igaraje ahantu ukorera, nkuko twavuze muri wa mudugudu uzamute 5 cyangwa ahandi hafi y'umuhanda, wajya munsi y'ibihumbi 300. Ni amafaranga menshi cyane. Uzi ko hari n'abantu ngaha i Kigali batayakorera cyane pe. Habima, umva wari warize ibintu biryoshye kabisa. Nize ibintu biryoshye kuko ziri mpamvu nabyize. Navuze naganiraga n'umudamu we wanjye, amubwira ati se kubona byibuze imbaraga ziri kunshirana, kuko akazi nkora ni akazi k'imvune. Avuga ati imbaraga ziri kunshirana, ngiye gushaka akantu niga uburyo nshobora kwicara n'ahantu byibuze umuntu yageza azanye nk'akazi byibuze akamana ibyo 5 imbaraga zimaze kunshirana. Ariko narinze kuvuga ngo wenda ngo nzasaza gute, ngo bizagenda gute. Byibuze umuntu agasaza avuga ati mfite ahantu nzaza nicara nkabona amafaranga. Yego, nubwo buryo nabikozemo. Hanyuma tubwire ubwo ugiye gukora igaraje,
uhera ku cy'ubundi ugura ibiki, none atubwira intumbero yawe turamutse duhuye nawe nko mu myaka nk'ibiri iri imbere, ukundi umushinga ibyo bita project plan tubara mu myaka 2 muri implementation nayo kushyira mu bikorwa. Bivuze ko imyaka 2 nkanjye nzaba mfite ikintu nagezeho. Tubwire mu myaka 2 uzaba ugeze kuki, ariko kwanza tubwire ugiye guhera kuki, ugiye gukurikizaho iki, ugiye gutangira kuki ugura. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ngiye kugura amasipana yose akenewe. Nimara kugura amasipana yose akenewe no guhita nangira akazi nta bindi. Uhita ushinga igaraje. Utashinga igaraje. Mu myaka 2 yo tubwira Habimana azaba ameze ati. Mu myaka 2 nawe nzaba ndi umuntu ukomeye cyane. Byibuze abantu bavuga ati mujye kwa Habimana ku igaraje. Mujye ku igaraje. Habimana urakoze cyane rero, keretse banze tubwire se ku ishuri ku kicaro wabonye ute? Wumvaga kuri radio bisanzwe? Narahumvaga. Wahabonye ute? Bakwakira mu mujyi nyine nari mazi, ariko ahangaha nari narageramo hano hejuru. Ariko hameze neza cyane, hararyoshye. Twibutse abantu ko IBTC ni ishuri ryigisha filmmaking, graphic design cyangwa web design, ubwo ni ugukamera no gufata amafoto, gukora ibyapa no kwandika ku myenda, no gukora ama design y'ibyapa byamamaza, kubaka imbuga zo kuri internet byo bita web design, no gukanishi bwa moto, kandi amasomo yose aboneka mu buryo bwa online. Habima dusoza abantu gira abantu baho ubutumwa, sibyo? Nk'ababyeyi dore tujye kujya mu kiruhuko cy'amezi 2, ubwira abantu bagomba kwiga ibintu bya moto mu buryo bw'igihe gito kandi ku mafaranga makeya, babwira ubihera ubuhamya mu butumwa bwa nyuma, ikintu babwira. Hari ikintu nakwibwirira abantu cyane cyane nk'abasore. Hari nk'abasore baba badafite nk'akazi, ugasanga kandi wenda yakorora nk'itungo akaba yarigurisha akabona nk'ibihumbi 100, ugasanga wenda agiye nko kuyanywera cyangwa yaguze amasitire, kandi wenda nta mwuga yize nta n'ikintu azi. Ikintu nashishikariza abantu ni uko yakwishyura amafaranga, kandi abenshi baba bafite za smartphone, benshi bazifite za WhatsApp bazihora. Ugasanga yibereye kuri YouTube, yibereye kuri TikTok, yaguze mega ari kuzikoresha ibintu bitamufitiye n'inyungu. Ariko njyewe ubu ngubu nibwo kuva natunga telefone, nibwo natunze telefone nkabona nibwo ingiriye umumaro, kabisa ubone byaje umusaruro. Nkabona nibwo nyibyaje umusaruro kabisa, nkabona mbega ifitiye umumaro. Nk'abantu rero hariho abantu batajya bemera, wenda yazabona nk'iki kiganiro akavuga ngo bariya ngo ni abantu ngo bagiye hariya ngo barabyikinira. Njyewe ni ibintu nikoreye ku giti cyanjye, ndavuga ati ibi bintu kabisa ni sawa. Ni ukuvuga ngo muri quartier ndi kwiga, hari umuntu yajyaga aza wenda aje nko nicaye nk'ahantu nasizemo ekuteri, akambwira ati se ibintu uri kureba uhora ureba ni ibiki? Akambwira ati jyewe mba ndi kwiga. Se wigira kuri telefone? Ntigira kuri telefone. Numva biramutangaje cyane, ariko ni ibintu bishoboka bibaho. Abantu b'urubyiruko rwose aho gufata telefone uyikoresha ibintu bidafite umumaro, wakwiga pe. Ukwezi ntabwo ari kwishi, niyo byagufata amezi 2. Nk'aba banyeshuri bagiye mu biruhuko, abenshi usanga bafite za smartphone, yayifata akayishyiramo utukuteri akiyigira nta kibazo. Ngaho ugira ikintu yobwira ishuri ubashimira cyangwa se ibikuri ku mutima dusoza? Njyewe ishuri ndarishimira kubera ryakoze n'ubukangurambaga wenda ku maradiyo, nubwo abenshi batabyumvise wenda ngo babikurikize. Hariho abagiye bamamagara kenshi, mwari n'amagurupe ya WhatsApp muhuriramo y'abiga gukanika moto, akambaza ati si ibyo bintu koko birakora bimeze gute, nkabasobanurira. Akambwira ati ngubu nanjye ndaje nishyure nige. Ariko icyo nababwira ni uko nabashishikariza kwiga udataye igihe kinini, utiriwe umwanya w'ubusa, wikorera n'ibindi. Wenda ukazafata umwanya wo kujya gukora stage, ariko ajya gukora stage y'ibintu uzi, atari kubaza ikintu ngo nibinguka, atari kukubwira ati mereza iriya PS ukajya kumubaza ngo ni iyi. Batanataye umwanya wabo, batanataye umwanya. Habima tuzaganira ibintu byinshi cyane, nibwo tuzanagusana no kuri tera uri mu magaraje byose. Turabashimiye cyane rero, twari turi kumwe na Habimana.
yize ubukanishi bwa moto akoresheje telefone ya smartphone. Yaciye kuri wa/ibtc/e-learning.com. Mwumvisha ubuhamya bwe, niwe ubyivugira, ntabwo ari byo twa pirase, ahubwo niwe ubyivugira. Muzanamubona, tuzanamusura n'ahakorera. Afite gahunda yo gushinga igaraje rye ku giti cye muri quartier iwabo, akajya akanika amamoto yaho. Si ibyo gusa, akubwiye ko abandi yasanze mu magaraje bagira gute biga mu buryo bwo kubireba cyangwa se imbona nkubone, bamaro igihe cy'umwaka, kandi bafite gap cyangwa se cyuko batazi ibintu mu mazina yabo. So rero ni ahantu ho kugira ngo muze kwiga namwe kuko biroroshye cyane. Tubonye ubuhamya. Ndabashimiye cyane. Ni Daniel Byiringiro. Usangize kino kiganiro abandi bantu benshi bakibone. Utarakora subscribe bikore. Ushaka kwiga ubukanishi bwa moto, duhamagaye kuri 0884 16 58 Habima, wakoze cyane. Dusuriza harya ni mu majyepfo? Ni mu majyepfo mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhasi. Turashaka ko rero amajyepfo yose tubera ambasaderi, abantu bigire hamwe, bige mu buryo bwa online kandi ku mafaranga make cyane ukanika moto. Asante sana. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze.
IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu @ IBTC Film School.com.